ibihe byiza wowe ukurikira YouTube channel Musinga TV, reka ngushimire kuba warakoze subscribe niba utarayikora uze kuyikora. Aka kanya ngutumiye ku kibuga twigiraho moto, tukiga ibyo twise ngo ni isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Ni ukuvuga ngo ibizamini bimwe bya mbere byakorwaga, murabona uriya muntu uri kuzikata kona, ndetse n'uyu uri kwiga ibigendanye no mu busanza. Ibi bizamini uko ari bibiri hano turabyigisha, by'umwihariko tukibanda ku byo mu busanza kuko nibyo bigezweho muri iyi minsi, kandi n'abanyeshuri tubohereza ku kizame baratsinda cyane. Uriya yarereye kuri finish, ku murongo wo gusoza muramubona aho asoreje agasubira mu munani. Umunani turawushushanya tugakora inkomyi bakazikwepa, tugakora inzira ifunganye nk'uko tugenda tubibereka ku mavideo mubona kuri YouTube channel yacu. Ariko aka kanya ntago ari ibyo tugiye kujyamo, ahubwo tugiye kuganira n'umunyeshuri wacu wakoze ejo hashize akabasha gutsinda n'amanota ari butubwire. Aratangira atwibwira. Tuguhaye ikaze umunyeshuri wacu. Waramutse ute? Witwa nde harya? Babwire ntago abantu bose bakuze. Amazina ni Niyo Twizera Benjamin. Congratulations. Wagize amanota angahe mu busanza wakoreye? Uragerageza kuzamura ijwi. Mu busanza nagize 92. 92. Kuki utujuje ngo ugire amanota 100%? Ikibazo cyabaye iki? Ikibazo cyabaye umuvuduko. Waravudutse cyane. Naravudutse feri banyeya ukandagira hirya. Niko wahoze umbwira mbere tutarajya kuri kamera. Ese wabonye ibintu bakora, ibintu biteye ubwoba ku buryo umuntu yabitinya? Oya, ntago biteye ubwoba. Ntago biteye ubwoba. Mwe mutuze biroroshye. Usa kujyaho nta bwoba ufite. Nujyaho nta bwoba ufite uzabitsinda. None se ibintu bavuga ngo ubwoba, umuntu hari umupolisi uba uguhagarikiye uba uhari? Oya, nta mupolisi uba uhari, ni wowe wenyine uba uri kuri moto. Umupolisi mubona nabwo aze gutwara moto ayikura mu kizami ayishyira abandi. None se niki wabwira abantu iki kibuga witoreje ukagera 92 n'abandi bakizere baze bitoreze hano, cyangwa se babireke bapfe kugenda tu nta mwitozo bakoze bajye ku kizamini? Ikintu nakubwira, niyo waba uri i Kigali vayo, Kayumba azakwigisha neza. Nari ikibuga kimeze neza, kandi nujya ku kizami ndakwizeza ko uzatsinda. Ubwo bashobora banga uriho uramamaza ngo menya ngo byagenze bite, ariko ukuri wabaha 92. Amakuru nari mfite wari warakoze na bya bizamini bibanza by'amademarage n'amasirikirasiyo. Gereranya ibyo bizamini byombi, ibingibi byo mu busanza na biriya byari bisanzwe bikorwa. Biratandukanye kuko kwa aya masite asanzwe nka za Ngoma cyangwa se ahandi, abapolisi murabizi baba bahari, muba mwegeranye, banagutera n'ubwoba ukamubona ugatinya, bagutera ubwoba ugatitira, wowe wigira ikibazo. Uri kure no video mu busanza ndakwizeza ko uzayizana nujyaho nta bwoba ukajyayo agatsinda. Just reka tugushimire rero, ubwo tangira enjoying. Harya uri umunyeshuri mu bisanzwe wiga mu kangahe? Niga senior 5. Wiga senior 5. Uraryoshye, ubonye perimi ukiga senior 5. Abana mwigana ugiye kugibereka ati ngiye mfite driving license ndo ndashaka nibyo mwishura ahangaha. Niko bimeze. Uraryoshye cyane. Rero congratulations, ubwo ugiye gusubira ku ishuri, baraguhaye uruhushya, amasomo meza kandi uzatsinda. Sawa. Yes, dukomeze rero tureba abanyeshuri hano bariga ibintu bitandukanye, waba uri iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Iki nicyo kibuga cyonyine rukumbi waza ukiga ikizamini cyose ushobora gukora. Byongeye nge ntago ngusezerera utabonye perimi. Ukaza amatike, ukaza tukagushakira ahantu uba. Ubuzima buroroshye hano mu karere ka Kirehe, ntago ibintu bihenze, nka kwigisha kuzageza wowe ubonye perimi. Nkakubwira no muvandimwe, igire mu kazi kawe perimi wayibonye, nta bindi. Ntago nagusezerera. Uri ari ku muvuduko mwamubonye, abasabwa kurenza 25%. Oya, 25 mu isaha. Mba navuze menshi. Rero mugire ibihe byiza, reka nkomeze nigishe abanyeshuri banjye mwibutsa ko yari Musinga TV. Wakora subscribe cyangwa ukayireka, ntago bizatubuza gukomeza gukora. Ibihe byiza, Imana ibahe umugisha. Mwambike kaske, kirazira kujya ku kinyabiziga utambaye kaske. Uratsinzwe. Muteze abantu kuri kamera.
mbakwereka umuntu wagiye ku kinyabiziga atambaye kasike kandi afite perimi, ndamukosoye n'umushiti wanjye yitwa Soso. Ibihe byiza rero bakunzi ba YouTube channel Musinga TV, mukomeze mugire amahoro y'Imana, turabakunda cyane. Nimero yacu ni 0783602111, mukomeze mugire ibihe byiza, ndizera ko muri buze kuduhamagara hanyuma tugafatanya gushaka uruhushya rw'ikinyabiziga. Birababaza kuba watunga mafaranga yagura ikinyabiziga ariko nta peri mugira. Nta gahinda mu kandi. Mugire ibihe byiza rero, ngo Benjamin agiye kuba ahugura abanyeshuri yiganaga nabo hano, harabazakora kuwa mbere kuwa gatatu, bose araje abahugure. Ibihe byiza rero kandi tubaye karibu kuri iki kibuga cyacu, ni mu karere ka Kirehe, mu murenge wa Nyamugari.